Muraho neza, nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ariyo Health in Life, ubuzima buzira umuze. Bisa nkaho ari akagaruka, turongeye kugira ngo twongere tuganire, kugira ngo twongere tugire icyo twibukiranya, kugira ngo twongere tugire icyo duhuguranaho mu buzima bwa buri munsi. Uko umuntu agenda abaho, umwaka umwe ugatangira, undi ukarangira, undi ukongera ugatangira, gutyo niko tugira byinshi tugenda twiyungura mu buzima bw'imyaka. Uko byamera uko ariko kose, ikintu wari uzi umwaka ugitangira ntabwo ari cyo usoza ukizi. Bivuze ko hari ikiyongera uko byamera kose. Ubundi nibwo buzima, umuntu agira ahantu ava akagira n'ahantu agera. Ni muri urwo rwego tuba tugira ngo dusangizanye byinshi, ubuzima bugenda budusigira byinshi, imyaka igenda udusigira uko itambuka. Ubushize twavuze ku kintu kijyanye no gukora isuku, twibanze cyane imbere mu mubiri. Ni ukuvuga ngo dusa nkaho turi mu minsi y'ibintu bijyanye n'isuku cyane. Nibyo nifuje ko duheraho, ariko noneho uyu munsi birasa nkaho n'ubundi ntari butandukire ngo njye hirya mvuge ibitandukanye, ahubwo n'ubundi turacyari hahandi ariko turahinduraho gatoya. Ikintu nagira ngo nibutse nuko iyo tuvuze ibyo ugomba gukora kugira ngo hagire ikintu gihinduka ku mubiri wawe, nyamuneka ibi bintu bisaba guhozaho, ntabwo bisaba kugira ubunebwe. Muzitegereze cyangwa se muzagenzure, yaba indwara nyinshi mu ndwara abantu bagerageza kuvura bakoresheje ibimera, bakoresheje ibiryo, bakoresheje imbuto, bakoresheje ibintu byose bijya kumera gutyo, ntabwo ari ibintu bihita bikira ako kanya ukibikoresha. Ushobora kwibaza impamvu bigoye ko umuntu akoresha bino bintu ntakire. Impamvu ni ukudahozaho. Ntabwo abantu bahozaho, abantu bararambirwa, bahita babireka. Nyamara ibi ngibi ni ibintu akenshi bikunda gutanga umusaruro mu gihe kigeze nko ku mezi 3 byibuze, niho uba ushobora guhita utangira kubona umusaruro wabyo. Rero nyamuneka ndagusabye wowe ukurikiye ikiganiro, ndagusabye wowe udukurikira aho waba uri hose, kugira ngo wumve ko ibi ngibi niba tubivuze bisaba yuko uhozaho, bisaba yuko ufata icyo gihe ukihangana. Rimwe na rimwe hari n'igihugu ukwiriye kureba ukavuga ngo ese iki kibazo ngewe nkimaranye igihe kingana gute? Nawe tekereza rero, niba ukimaranye igihe kijya kuba kirekire ariko mu buryo bwo kwivura ntushaka no kumara amezi 3 urimo wivura, nyamuneka nagira ngo ako kantu tubanze tukiteho tukarebe, kugira ngo hato tutazajya tuvuga ngo ntabwo biri gukora, ntibiri gukunda, nyamara ari twebwe twacitse intege, mu buryo turimo twivuramo. Ako ngako ni akantu nagira ngo nongereho gatoya, abantu bose bakumve kandi bagasobanukirwe, kugira ngo hato tutazacika intege bigasa nkaho twaruhiye ubusa. Ingingo uyu munsi dufite n'ubundi ni isuku. Uyu munsi turavuga icyo bita igikara cyangwa se kunuka igikara. Ni iki wabikoraho, cyangwa se biterwa n'iki? Ese wabirwanya gute kunuka igikara cyangwa se igikara?
cyangwa se igikara. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu twagiye twumva ku bantu, cyangwa se birashoboka yuko tutabyumvishe ku bantu, ahubwo natwe ubwacu wenda tubyiziho, cyangwa se abo tubana umunsi ku munsi birashoboka. Buriya niba hari ikintu dukwiye kwitwararika n'isuku y'umubiri cyane, isuku y'umubiri cyane, by'umwihariko abantu babana, umugabo n'umugore, abakundana, biba ngombwa yuko bagira ukuntu bahura begerana ku mibiri. Ni ikintu cyo kwitaho cyane, bamwe ntabwo bari bubure kwibuka. Ushobora kuba wibaza impamvu utise ko ntigeze kumenyana n'akanaka, ariko twahura nkabona ntiyongeye kumvugisha, byagenze gute? Impamvu ziba ari nyinshi. Ushobora gusanga n'umuhumuro w'umubiri wawe nawo warabaye ikibazo. Birashoboka ko isuku yawe ishobora kuba yarabaye ikibazo. Birashoboka ko haba harimo no kuba wenda ufite ikibazo cyo kunuka igikara, cyangwa se ikibazo cy'igikara. Atabaye nawe, birashoboka ko hari uwo mwahuye umeze gutyo. Ni ukuri, ni ibintu bigoye cyane kuba ushobora guhura n'umuntu ugasanga nuko igikara, cyangwa ugasanga afite indi mpumuro itari nziza, hanyuma ukifuza kongera guhura nawe. Biragoye cyane. Ngaho tekereza rero, biramutse bibaye kuwo mubana, ntushobora kuzongera kumwegera. Ni ukuvuga ngo umubano waba ujemo agatote, umubano waba ugize ikibazo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tubigarukaho tukavuga tuti nyamuneka, ni ikintu cyo kwitaho cyane. Ntabwo ndi bwibande aho ngaho cyane, byasaga nk'urugero ndimo ntanga rwo kugira ngo umuntu abashe kumva urwego ibyo bintu akwiye kubyitwararikaho, ko bifite ingaruka nyinshi mu mibanire ya buri munsi. Kuvuga ngo uyu munsi turagaruka kuri iyo ndwara. Akenshi kunuka igikara cyangwa se igikara bikunda kuvugwa mu gihe umuntu ahorana nyine icyuka kinuka, ndetse akenshi ukaba ushobora gutekereza ko ahari atajya n'akaraba. Uku kunuka rero, iki cyuya, akenshi nyine iyo bifatiwe ingamba nk'uko turi buze kubivuga nyine hakiri kare, birashira. Akenshi bitangira kumvikana nko mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, nyine cya gihe umuntu yatangiye kugira ukuntu azana icyuya, cyangwa se icyunzwe, cyangwa se undi mwuka nyine. Urumva nawe urabizi ugikura uko byari bimeze. Ntabwo gutangira kumva impumuro y'icyuya cyawe ntabwo byaje utangiye gukura. Aho ngaho ni nka hahandi twabara hagati nk'imyaka nka 14 cyangwa se 16. Aho ngaho ni ku bahungu. Ku bakobwa wo ugasanga ari nko muri 15 kwiza. Kuri abakobwa ni 14 na 16, abahungu ugasanga ni nko muri 15, 17. Bisa nkaho abakobwa bo abavumbuka. Gusa nanone si naho gusa, biba bishobora no kubaho mu gihe umuntu yabyibushye cyane, cyangwa se abafite indwara nk'iza diabete, cyangwa se abantu bakunda kurya ibirunze cyane. Abo ni abantu nabo baba bafite ibyago byinshi byo kuba batangira kugira iki kibazo cy'igikara, cyangwa se cyo kunuka igikara. Kubira ibyuya cyane nyine nabyo ubwabyo bishobora gutera, cyangwa se nyine bishobora kuzana impumuro idasanzwe. Gusa ubundi nyine icyuya cyo nta mpumuro kigira, ibisanzwe icyuya cyo nta mpumuro kigira. Ariko nyine uko byamera uko ariko kose, mu mubiri haba harimo mikorobe nyine z'ubwoko bwa bagiteri. Iyo zihuye na cya cyuya zigihindura acide zinyuranye, bityo umwuka wazo ukaba ari wo wumvikana. Ni ukuvuga ngo nyine isura inuza icyuya nta wundi muhumuro, cyangwa se
ushobora kumva udasanzwe, ahubwo bitewe n'izo mikorobe ziba mu mubiri wacu zishobora guhura na cya cyuya ugasanga birimo biratanga umwuka umeze gutyo, umwe ujya wumva wihumuriza imyenda yawe ukumva yuko itandukanye n'uwundi. Abantu bakunze gututubikana cyane nabo bashobora kugira ikibazo cy'iyi ndwara kubera uriya munyu uba mu cyuya, kubera uriya munyu uba mu cyuya nawe ushobora gutera ikibazo. Ni ukuvuga ngo akenshi icyuya cya buri muntu kirihariye. Akenshi muranabizi ko imbwa niyo izi kubimenya neza, ikamenya shebuja aho yanyuze. Urumva uko byamera uko ariko kose nta kindi igenderaho ni icyuya. Umwana akihumuriza umwenda wa papa, batuye ni papa, kabone n'ubwo umwana yaba atareba umubyeyi we ariko yakegerezaho amazuru agahita avuga ati uyu nguyu ni mama cyangwa se uyu nguyu ni papa. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ugiye ahabitse imyenda ifuze n'idafuze, ako kanya ubasha guhita umenya, niyo waba haba hije niyo waba uhumirije, ubasha guhita umenya ngo uyu mwenda urameshe cyangwa se uyu mwenda ntumeshe, cyangwa se ugahita umenya ngo uyu mwenda ni uw'umuntu tubana cyangwa se si uw'umuntu tubana, ni uw'umuntu nzi cyangwa se si uw'umuntu nzi. Ni ukuvuga ngo akenshi mu cyuya hakunda rero kubonekamo aside z'amoko akenshi abiri y'ingenzi. Hari iyo twita propionic acid, akenshi ari nayo ikunze kuboneka cyane mu cyuya. Ikunze kuboneka cyane mu cyuya, iyo ngiyo ikaba iterwa na bagiteri yitwa Propionibacteria, zikaba zikunda kenshi kuboneka mu miyoboro y'imvubura z'ibinure, sebaceous glands, ikunze cyane guhumura nka vinegar. You see, nawe urumva nkivuga ngo nka vinegere uhise wumva icyuya, ukuntu gihumura ubisanisha na vinegere. Indi acide ni indi yitwa isovaleric acid, yo ikaba iterwa n'ibikorwa bya bagiteri zizwi nka Staphylococcus epidermis, zikunze kuboneka cyane muri fromage. Iyo ni iyindi acide nayo ikunda kuboneka cyane mu cyuya. Ubusanzwe rero ku mubiri wacu habaho imvubura z'ibyuya zigera kuri miliyoni hagati y'eshatu n'enye, ariko zose zibumbiye mu matsinda abiri y'ingenzi. Izo ni imvubura. Izi mvubura ziboneka hose, zizwi nka endocrine glands. Izi mvubura z'ibyuya ziboneka ahantu hose munsi y'uruhu, kandi akenshi akamaro kazo k'ingenzi ni ukuringaniza ubushyuhe bw'umubiri. Izindi mvubura ni apocrine glands, zo zikunze ariko kuboneka ahantu hihariye nko mu kwaha, mu myanya ndangagitsina, mu mabere. Izo mu mabere nizo zikora ibinure akenshi biba mu mashereka. Izi mvubura ariko zo mu kwaha no mu myanya ndangagitsina ni ahanini zitera kunuka igikara. Zo mu kwaha no mu myanya ndangagitsina, ni ukuvuga ngo tukivuga imvubura zitera cya kindi turimo tuvugaho, zitera icyo gikara, ni ukuvuga ngo urahita wumva aho noneho umuntu akwiye kwibanda. Izi mvubura cyane zo mu kwaha no mu myanya ndangagitsina akenshi nizo zitera kunuka igikara, kuko akenshi ho hahora hapfutse. Niyo mpamvu nawe kera cyangwa se ubu ngubu, niyo mpamvu umuntu iyo yabuze amazi yabaye make cyane aritawaza, cyangwa se ako kanya agahita akaraba mu kwaha gutyo,
pasiporo tayari agahita akomeza. Nawe urabyumva aho aba akoreye isuku mu buryo bwihuse, yuko nyine turaza kureba uburyo umuntu akwiye kuhibanda noneho mu gihe arimo cyangwa se mu gihe yahuye n'iki kibazo. Ni ukuvuga ngo akenshi ushobora kwibaza ngo se nyine biterwa n'iki, dusa nk'aho twabivuze, ariko ni akenshi nyine igikara ni igihe icyuya cyawe kigira impumuro idasanzwe. Urumva impumuro idasanzwe nyine y'icyuya cyo mu kwaha cyangwa se mu myanya ndangagitsina. Icyo cyuya rero kunuka kwacyo biterwa n'uko wakunze gututubikana nyine, bityo cya cyuya ntikibashe gutumuka ngo kigende, maze uko kihatinda kikaba cyashobora guhura n'izo bagiteri, cyane cyane uko izo bagiteri zikura zibyara zinashwanyaguza poroteyine zo mu cyuya, niko harekurwa umwuka ukaba utinda ukanuka. Gusa byumvikane neza, akenshi kunuka igikara ntibivuze ko utajya woga. Ntabwo umuntu unuka igikara bivuze ko atajya woga, gusa wenyine umwumvise ushobora kugira ntajya yoga, ariko buriya ntako atagira. Niko bagiteri zo mu mubiri wiwe nyine ziba zishwanyaguza vuba amaporoteyine yo mu cyuya, uko bitinda noneho bikanuka. Nawe urumva, kandi iyo dushizemo ngo uko bitinda, urumva ko mu ngamba turi buze kugira kandi kantu twongeramo tukavuga ngo ntugatume bitinda. Gusa nanone n'undi wese ushobora kuba atinze gukaraba, uko byagenda kose icyuya cye kiranuka. Noneho rero dushobora kuvuga ngo ese ni gute ugiye guhangana nabyo, ni gute wahangana nabyo, ni gute wahangana n'ibi bintu, ni gute wahangana n'iki gikara. Abantu benshi bibwira ko hari kidakira, ariko nyamara guhozaho no kubyitaho cyane bigeraho bigakira, bigeraho bigashira, bikaba inkuru ku musozi, bikaba inkuru mu buzima bwawe. Urabazi benshi wahoze wumva bakinuka, nyamara wenda usanga n'ubu bakikinuka ukibaza ngo ntigikira, nyamara ushobora kubyitaho. Ikintu cya mbere ukwiye gukora kugira ngo iki kibazo gishire, buri munsi ugomba koga amazi ashyushye. Buri munsi ugomba koga amazi ashyushye, byibuze koga amazi byibuze ukoga rimwe ku munsi ayo mazi ashyushye, cyangwa se byagukundira ukanarenzaho koga 2 cyangwa 3. Icyo koga amazi ashyushye bigufasha ni ukugabanya umubare wa za bagiteri ku ruhu rwawe. Gusa nanone niba umubiri wawe ukunda kuba ushyushye cyangwa se turi mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi, ni ukuvuga ngo usabwa kongera inshuro n'ubundi wogaga, kuko urumva ibyunzwe cyangwa ibyuya nabyo ubwabyo biriyongera bikaza vuba. Noneho nyuma yo koga uba usabwa kugira ngo wihanagure neza, wumuke, kandi wirinde kwisiga amavuta atera gututubikana, cyane cyane nk'ayarimo kokobata. Amavuta ya kokobata ashobora gutuma umuntu atutubikana cyane, bisaba kugira ngo uyihorere. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye gukora ni uguhindura imyambarire. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite iki kibazo, imyenda myiza kuri we niyo ituma umubiri ubasha guhumeka, akayaga kakinjira. Iyo ni imyenda ikoze muri koto, silk cyangwa se na wool. Iyo niyo myenda umuntu aba akwiye kwambara uhura n'iki kibazo, sibyo? Kandi akibuka nanone kutambara imyenda imwegereye kimwe n'imyenda yose imutera gututubikana. Iyo ni impamvu ya kabiri, cyangwa se icyo ni ikintu cya kabiri ashobora kwitwararika cyangwa se kugendera kugira ngo ibashe kumufasha. Ya gatatu, uwo muntu cyangwa se wowe ukwiye kwitwararika ukogosha ubucakwaha, ni ukuvuga ku buryo bushoboka, ndetse n'insya ukazogosha neza kenshi, kuko twabonye ko akenshi aho ngaho hariho zamvubura, aho ngaho hariho zibanda, aho ngaho bisaba kuhagirira isuku. Rero ukogosha kenshi gashoboka. Nagira ngo nanone kandi mbagire inama
niba urimo wogosha muri iyo myanya tuvuze, nyamuneka si byiza ko ukuba ngo umareho burundu, ntabwo ari byiza. No mu buzima busanzwe udafite n'iki kibazo, ntihakagire umuntu wogosha ngo akube. Oya, ntihakagire umuntu wogosha ngo akube. Wenda nabyo tuzabigarukaho, ariko ntihakagire umuntu wogosha ngo akube amareho runaka, abamareho burundu, kuko nanone hari uburyo ushobora kwiyangizamo, harimo kuba watera imiburu, harimo kuba, bisaba rero kwitwararika. Ntabwo ari ngombwa ngo ukube cyane, ushobora kumaraho ariko ntukube cyane, kuko haba hari n'uburyo hariya ahantu impamvu hamera uwo musatsi hari ukundi kuntu, uwo musatsi hari ikindi kintu nanone ukurinda. Si ngombwa cyane gukuba ngo umareho. Ikindi cya kane, ushobora gukoresha isabune mu gihe utangiye kubira ibyuya, cyangwa se nyine ari ngombwa ko ugiye gukaraba. Ushobora gukoresha amazi meza n'isabune nk'uko tubavuze, amazi ashyushye, cyangwa se isabune zishobora kwica izo bagiteri. Nanone ubwo ngubwo isabune ushobora gukura mu mafarumasi, ahangaha turavuga nk'isabune yo mu bwoko bwa Dettol. Dettol ni isabune ziri mu bwoko bwa antiseptic, zishobora kugufasha ku muntu ufite iki kibazo. Ikindi kintu cya gatanu ukwiye gukoresha cyangwa se gukora, ni ukwirinda ibirungo byinshi uko twabonye ko nabyo bishobora kuba ikibazo. Ahangaha dushobora kuvuga ibirungo birimo nka tungurusumu, urusenda, pavuro, bimwe tugura nka kawomera, za simba mbiri, asante, n'ibindi bitera bamwe kugira icyuya bihumuramo. Ubushakashatsi bwo bukiri gukorwa bwerekana ko kurya inyama zitukura biri mu byongera ibyago byo kunuka igikara. Kurya inyama zitukura, ubushize mu kiganiro twakoze mu byibuke, twarebye ko uyu muntu ashobora kwirinda inyama zitukura, wa muntu wifuza gukora isuku mu mubiri ku bijyanye n'umuhumuro udasanzwe, cyangwa se ugomba mbivuze mu bundi buryo, uwo muntu akwiye kureka inyama zitukura agakoresha inyama z'umweru. Urumva ko na hano twongeye tubigarutseho tukavuga ati nyamuneka, inyama zitukura zishobora kugutera ikibazo kijyanye no kunuka igikara. Uwo muntu nk'uko twabibonye n'ubushize akwiriye kwirinda inzoga, akirinda n'ikawa, n'ibindi byose ni ukuvuga ngo bishobora kugira ingaruka ku bijyanye n'uburyo umuntu bihumura mu cyuya cye. Ikindi ni ushobora gukoresha deodora. Ahangaha turaza kumenya gutandukanya deodora na parfum. Muraza kuba mubibona urabibona uko amafoto yabyo atambuka, ariko abenshi ndazi ko tubizi. Akenshi gusa niba utari ubizi, deodora ikuraho cyangwa ikagabanya impumuro y'ikintu, naho parfum yo nta kihindura ku cyuya cyawe, ahubwo iyo ufite impumuro runaka nayo yongeraho akayi. Mu cyumba cy'abageni haterwa parfum, mu cyumba cy'umubyeyi wabyaye nawe ushobora kuyiteramo, ariko ku murambo bateraho deodora. Deodora rero niyo yemewe ku bantu banuka igikara, kuko nyine hari icyo bishobora guhindura. Kandi nanone ishobora guterwa mu kwaha, ni ukuvuga ngo wa muntu unuka igikara nyine mu kwaha nihatera deodora. Parfum akenshi ibihumura nk'indabo runaka, izo yakuwemo cyangwa se yakozwemo. Akenshi iyo yiterwa n'abantu batanafite n'ikibazo cy'ibyuya cyangwa se iby'igikara. Ushobora rero no gukoresha icyo twita aluminium chloride, chloride d'aluminium. Ushobora nayo kurikoresha mu gihe ibyo tuvuze hejuru bitarimo bigufasha neza, noneho ukagana kuri farumasi cyangwa se kwa muganga, noneho bakaguha uwo muti ubuza kubira ibyuya, ariwo twavuze witwa aluminium chloride.
ubundi ugakurikiza amabwiriza uhabwa na muganga, nabyo bikarushaho kugufasha. ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo dushobora kuvuga ku bijyanye n'iyi ndwara y'igikara, ku bijyanye no kunuka igikara. Ni ubu buryo wakifashisha, kandi rwose ugerageje izi ngingo tuguhaye zo kubirwanya, ndahamya neza ko byibuze hagati y'amezi 3 ubikora uzaba watangiye kubona ingaruka zo kugira ngo iki kintu gishobore kuba cyabasha gushira. Nyamuneka ntugacike intege, nta muntu ugira ikintu ageraho nyine atavunitse. Niba hari ikintu gishobora kujenana, ni ukubangamira uwo mubana, ni ukubangamira bagenzi wawe, kubangamira abantu ugenda, kubona abantu bakwishisha ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero ni byiza ko iki kintu ukwiye kucyitaho. Wenda nk'igitsina gore byo barabyumva, isuku yabo ni nyinshi cyane, bo basabwa nyinshi cyane kurusha ab'igitsina gabo. Ni agahinda gakomeye gusanga igitsina gore gishobora kuba gihura n'ikibazo cy'igikara cyangwa se indi mpumuro idasanzwe. Nyamuneka biregezayo abantu bakwegera. Rimwe na rimwe twese mu buzima turabizi, ntabwo tubibwirana. Ushobora kuba unabifite, nta muntu ubikubwira, nta muntu wigeze abikubwira, ariko ni ahawe ngo wisuzume, nahawe ngo icyo kintu cyiteho nyine umenye ngo ubundi abantu bamfata gute, icyuya cyanjye bite, aho ntawe mbangamira, ukabyitaho ukabimenya. Ni byiza cyane ukabyitaho ukabimenya, ni ingenzi kubyitaho kubimenya. Ushobora kuba wibaza ngo kanaka ko twahuye ntiyongere kunyegera, byagenze gute? Abantu batifuza kunyegera, umuntu atifuza, umuntu turahoberana ntatinda, cyangwa se yampobeye rimwe ntiyongera, ni ikibazo. Byiza cyane kubyitaho. Nakagaruka rero, wakoze cyane wowe wabanye natwe, wakoze cyane kudukurikira. Ndatekereza ko turacyari kumwe. Nakagaruka, dufite byinshi byo kugusangiza, dufite byinshi byo kukubwira, dufite byinshi byo gusangira nawe. Ibitekerezo byawe ni ingenzi kugira ngo turusheho gukora n'ibindi birenzeho, kugira ngo turusheho gukora n'ibindi biruseho, dukomeze gufashanya muri ubu buzima. Nakagaruka rero, reka ngushimire wowe twabanye aho uherereye hose. Ntabwo ndi bubure gushimira abantu dukomeje kubana, abarimo banyereka ko turi kumwe, views zanyu ndazibona, sub zanyu ndazibona, share zanyu ndazibona. Ni ingenzi, komeze mudutera inkunga, mudufashe natwe tubafashe kugira ngo turusheho kugira icyo twiyungura, ibiganiro byacu bigere kure hashoboka. Ni ukuvuga ngo yaba bari mu mpande zitandukanye z'isi, those from America, those from Australia, those from Asia, those from Europe, ndabashuhuje cyane. Ndabizi yuko bahari, akenshi ni namwe mukunda kudutera courage, ariko namwe turi kumwe, ntimukabe nta muhanuzi wabo, namwe mudushyigikire. Uko turi kumwe dukomeze gutezanya imbere mu buryo bwose bushoboka kandi butandukanye. Nakagaruka rero, mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda, kandi mukomeze guhaha muronka, dukomeze no kwirinda. Turi mu bihe bitoroshye bya COVID-19, aho irimo ifata indi ntera, aho birimo bizamura umurego. Mwaraye mubibonye ko kuri 17 tuzaba twagiye muri guma mu rugo mu turere twavuzwe. Nyamuneka reka twirinde, reka turinde amagara, reka twihangane. Biragoye, biranakomeye, ariko dukomeze kwihangana, dukomeze kwirinda kugira ngo iki cyorezo kitaguma kudutwara abacu, kitaguma kutuzahaza. Ahari wa mugani, nyuma
yo kubinyuramo tuzanesha, nyuma yo kubinyuramo tuzaba turi bataraga. Murakoze cyane rero, nakagaruka. Ciao ciao, mugire Imana n'amafaranga.